Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, reka twizere ko namwe mumeze neza. Abakunzi bacu rero turabasuhuje, turabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Twizere ko aho uri hose ubasha kutwumva no gukura isomo mu biganiro byacu. Nitwigane rero, ntabwo tujya kure, ni kwa kundi kwacu. Feel free. Muri twigane y'uyu munsi rero, abakunzi ba twigane bamwe na bamwe bifuje ko nababwira cyangwa se twaganira, nkababwira ukuntu umuntu akina ikinamico bigakunda, akabikora nk'akazi cyangwa se nyine anazamura impano yiwe. Icya mbere ndumva gisubijwe. Ati gisubijwe gute? Urumva abantu benshi baba bafiteho ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye, se bibaza mubikora muti. Icya mbere ni impano. Kuba ufite impano ntabwo ari buri muntu wese nyine wabishobora ngo ahita avuga ngo arabikora, kubera yuko nyine aba ari ibintu bidafite amashusho. Hari abantu bumva cyangwa se bibeshya cyangwa se batekereza ko ari buri umwe wese ushobora gukina ikinamico yo kuri radiyo. Guys, ntabwo biba byoroshye. Hari abatangiye kumbwira ko banyumvise muri ikinamico imwe n'imwe, hari abambonye kuri tere nabo baranyandikiye ndabasuhuje. So rero icya mbere nk'uko twabivuze ni impano. Ugomba kuba ufitemo impano yo gukina, kandi abantu bose ntabwo bagira impano, namwe murabizi. So ibanga rya mbere rero ni ukuba ufite impano. Icya kabiri, ukaba ufite disipurine. Ntabwo waba ufite impano udafite disipurine ngo iyo mpano yawe igere nyine igere kure, ntabwo bishoboka. Ubwo impano wongeyeho disipurine. Disipurine rero ikubiyemo ibintu byinshi, harimo kubaha, kumva amategeko n'amabwiriza, kuko nta kintu kitagira amategeko, nta n'ikintu kitagira amabwiriza. Iyo ufite disipurine rero ugendera ku mategeko n'amabwiriza. Ikindi, kuba uzi gusoma neza ikinyarwanda. Ntabwo navuga ko waba ukizi biri ku rwego rwo hejuru cyane, ariko already ugomba kuba hari uburyo usomamo nyine ukabyumva kuri gusoma ikinyarwanda. Ntabwo wakina ikinamico yo kuri radiyo utazi gusoma ikinyarwanda mu buryo nyine wumva ko usoma inyuguti ukayumva. Ikindi, nk'uko navuze ngo hari amabwiriza, uba ugomba gukurikiza ibyo umuntu wanditse script yanditse. Ntabwo wihimbiramo ibyawe cyane, wenda hari utuntu wongeramo ariko duke. Ikindi, ugomba kuba uzi gukoresha amarangamutima yawe, ku buryo nibageraho kurira urira, nibageraho guseka useka, nibageraho gutongana utongane, kuko hari igihe ushobora kubisanga muri script yawe byose icyarimwe. Hari aho uri burire, hari aho uri buseke, hari n'aho uri buvuge bisanzwe. So rero bisaba ngo umenye gukoresha amarangamutima yawe, kandi umenye no kumvikana n'abo muri kumwe kuri tere. Nabyo ni byiza. Urumva ko byose bigizwe cyangwa se biri muri cya kinyabupfura twavuze. Kuba ufite disipurine, kuba wubahiriza igihe, nyabuneka. Nimba waratekerezaga ko wapfa kuyikina udafite ibyo bintu, ndakurahiye ntabwo wakina neza. Ushobora kuyikina wenda ikitwa undi mukino runaka ntazi, ariko ntabwo byaba ari bya bindi ujya wumva kuri radiyo, kuri hehe, ntabwo wajya ubyumva pe. Impamvu uze ngo kuri radiyo n'ahandi ni uko zica no kuri social media, kuri YouTube ukaba wazumva. So nk'uko dusanzwe tubizi rero, muri twigane twifashisha udushoti video. Hari udushoti video tuba twarafashe, bamwe murashobora kuba mubazi, abandi wenda mutabazi. Niyo mpamvu mvuze ati reka mbanze mbivugeho ko nyine twifashisha udushoti video. Hari ushobora kuba tubonye bwa mbere, kandi murarikira guhora aza kuri twigane yacu.
nk'ibisanzwe rero reka dukurikire akavideo gatoya kakwereka uburyo ki umuntu aba ahagaze muri studio, uburyo ki umuntu aba ameze, uburyo ki nyine akoresha amarangamutima yiwe. Reka dukurikire. Ubizinge ngakira muhungu yanjye maze imyere akusemana sije karamye reba ukuntu kagutumira agafashe ikiganza cyawe sha amputuriye sheri karam ngushimiye kunkunda ngushimiye kumpagararaho no mu gihe ntacyo nari mfite ngushimiye kubugize se w'umuntu sugira sinjye se w'umuntu ahubwo ni Rurema Nyir'imbabazi watugiriye ibambe akatugirira icyizere kingana gutyo cyo kuba ababyeyi nubwo abantu bo babonaga bitadukwiye. ni Nyir'imbabazi kandi atinda kurakara cyane sha. gusa ubu njye nawe noneho tubonye indi mpamvu yo guhatana no gutsinda ibitugerageza byose kubw'uyu muziranenge. Ni amahoro ko uzindutse cyane se Simoni? Yewe amahoro se, urebye amahoro ntayo Mukamana we. Ariko nawe wica ibiko cyo ngaho icara kuri ako gatabureti kandi rekera aho kuntera ubwoba. Shaunde kubunda babaye uziko kuva umujyanama w'ubuzima yasanga umwana wanjye ari mu muhondo ntakigoheka. Shanda kumva ariko humura nukurikiza inama zose z'imirire umujyanama yaguhaye azagaruka mu cyatsi kibisi vuba. Urumva ko byatewe n'imirire mibi, ubu ugomba noneho rero no kwitonda ukamuhata indyo yuzuye. Muganga ntiyabikubwiye se? Kandi umenye ko iyi mirire mibi idahitanye umwana wawe iramugwingiza. Kugwingira n'ingaruka z'imirire mibi no kurwaragurika bya hato na hato ndetse no kutitabwaho ku mwana. Kugwingira biterwa no kuba umwana atarabonye indyo yuzuye. Rero ukwiye kubyitaho cyane. Erega niyo mpamvu nje hano Mukama. Rwose nje kugusaba ngo ujye unkamira. Umamata rwose nk'umwana ndagusabye. Ngo kugukamira Simoni? Rwose ntabara ndakwiyambaje. Nararanganyije amaso mu baturanyi bose nsanga inka zikamwa mpitamo kwiyambaza wowe. Uretse gato none se niba nibuka neza muri gahunda ya gira inka njye nawe ntibaduhereye inka rimwe? Icecekere wa mubyeyi we, ni wowe utabizi muri uyu mudogodo? Ntumbwire ko yapfuye sha, kuko namwe ubu numvaga ko mwaba mukama. Erega inka ntabwo yapfuye ahubwo twahise tuyigurisha bakiyiduha. Yego ko mwana wa Rugamba ngo mwarayigurishije? Ibi ni ibiki ndi kumva ra? urabona njye nawe twagira umuryango koko kuri umuryango rega n'undi turawufite imbere y'amategeko. reka mubwize kuri iki kintu urugo ntabwo ari ibintu natekereza uwo munsi ntihite byikora ibyo wasanga umuye n'igitekerezo ntacyo nari mfite muri njye ariko wabitekerezaho urabona umwana wacu utangiye gukura. Mwabyiboneye rero, mwabonye ko umuntu ashobora gucikwa ntavuga ibiri byo, nta gikuba kiba cyacitse urongera ugasubiramo. Ikindi mwabibonye ko umuntu akina asoma, kandi umuntu uri inyuma ya radiyo ngiye kuvuga ngo umuntu uri inyuma ya kamera umuntu uri inyuma ya radiyo cyangwa se uri kutwumva kuri radiyo ntabwo ashobora kumenya ko turi gusoma. Niho ubuhanga rero bugaragarira, niho nyine wowe niho nyine byumvikanira ko uwo muntu azi gukina. Utu video nabashije kubereka ni utw'abantu muzi ku majwi mu makinamico asanzwe aca kuri radiyo. Mwabonye ko bitandukanye n'uko mwabitekerezaga, sibyo? Ukoresha gusoma, sibyo? Ukoresha abarangamutima, aho ugomba kugira gutyo nyine n'ubu ushaka no kurira nyine ahantu ugeze bikaba ni ngombwa kurira, urarira bya nyabyo, amarira akaza. Ntabwo bavuga ngo barayagutera ngo baragutera igitunguru mu jisho urira, urarira kuko bikurimo cyangwa bitewe na script uri gusoma ituma urira. Kameme ntabwo waba uri gusoma ibintu bibabaje ngo ubisome useka. Guys, mwabibonye neza ko umuntu utabonye uko mwateguye umukino wanyu adashobora kumenya ko mwasamaga. Ubuhanga bwabyo rero ni buriya. Nawe nagushishikariza kujya witoza gusoma
kugira ngo nyine ya mpano yawe ibashe gukura, kugira ngo nyine bimwe wifuzaga bigire bibusitinge cyangwa se bigire. Hari igihe ushobora kuzagira amahirwe ukabona hari casting yo gukina ikinamico utarabashije kubikunda cyane ngo umenye, wari uzi ngo ni ibintu bisanzwe, ushobora kugeraho bikagucanga. Ubu rero singuhaye full package, nguhaye iby'ingenzi ugomba kumenya, nguhaye utuntu tumwe na tumwe wamenya. Ni ukumenya gusoma, kugira ikinyabupfura, kubahiriza gahunda, ubundi ukikinira ibyo ari byo byose waba wifuza. Ariko nanone si mu ikinamico gusa, ahantu hose uba ugomba kugira ikinyabupfura, ahantu hose uba ugomba kugira gahunda, ahantu hose uba ugomba kuba umunyakuri, ukagerageza. Ntabwo mvuze ngo natwe turi perfect, ariko umuntu aragerageza. Iyo ugerageza rero birushaho kumera neza. Umuntu ugerageza aruta uwanga. Twige, dukunde umuco wacu, dukunde ururimi rwacu, kugira ngo tujye tubasha kubyaza umusaruro amahirwe yose tubona. Hari amahirwe aza ntazongere kugaruka. Saba ari wowe rero, ntaba ari wowe utazabyaza umusaruro amahirwe yakugezeho, ntaba ari wowe bizageraho bigasanga nta disipurine. Tangira nonaha, wige kugira ikinyabupfura, wige kugendera kuri gahunda, wige ibintu byose. Guys, twigane uyu munsi rero, nicyo ngicyo twari tugiye kuvugaho. Naho utaha. Bye bye. See you next episode.